aha hantu nimutabigira icyo mubikoraho intumbi yangira hava n'abantu bisha abandi muri 94 baratashye inzu zabo barazibaha sibyo ntago ndi umukriminelle ngo ndasohoka mu nzu ndumugore washyingiwe mu mategeko ngo ndasohoka mu nzu nk'amayibobo abaturage bose bakaza kunshungera sibo bagize amahirwe yo kubona ngo ndatsimbutse mu rugo shuti yanjye mama wanjye ahise aviwe hariya hepfo abaje kubana mu rugo rwanjye mama wanjye cyo ukora umunsi umwe yarengeje n'uwo ngo kuko wenda bategerezaga ko naraye hanze ndaza kongera kugaruka umunsi wa kabiri yise yimukira hano iwanjye arahaba ni naratinze kuva mu rugo babonye uburyo birukanye umukozi nasize mu rugo iwanjye ibyo byose biba bazanye umukozi mushyashya mu amategeko n'amabwiriza mashyashya ari ukumubwira ko mama wanjye ari we nyirabuja abana ari bari yabanjye nyine boss ari umugabo nashatse umugabo ndusha imyaka 20 akaba rero ari mu kigero kimwe na mama wanjye umbyara bari mu myaka imwe pe imyaka mama wanjye afite niyo umugabo wanjye afite nekereza ko ari nayo mpamvu babyumvishe kimwe bakamfata nk'umwana kuko hari igihe twajyaga tujya ahantu tugiye nko gutembera twahura nk'abantu baziranye n'umugabo wanjye na Christophe bakamubaza bati uyu ni madamu bakamwita mama wanjye njyewe n'abana banjye bakatwita abana ahubwo ushobora kuba aribyo byahungabanyije mama wanjye mu mutwe we yisetingamo kuko ari we madamu noneho yibagirwa isano afitanye n'umukwe we cyangwa nanjye dufitanye ngo byageza aho uyu mugore ibibazo by'urugo rwe abiganiriza umuvandimwe wa nyina amusaba ko yamumuganiririza akamugira inama yo guha umwanya umukobwa we akubaka urugo rwe nyina arabyumva aranimuka icyo akora umukobwa we wa mwanya we nk'umugore mu rugo ngo akomeza kuwubura kugeza ubwo yigiriye inama yo kuba avuye mu rugo ku cyizere cy'uko wenda umugabo azaza kumucyura akanaboneraho kugaragaza ikibazo bafitanye undi ngo araheba ahubwo ngo agisohoka mu rugo nyina yahise arwinjiramo aza kubana n'umukwe we kwiturufu yuko umugore yananiye umugabo wakabaje kwita ku bana yamutanye bakaba nabuzukuru be ni ikintu uyu mubyeyi avuga ko usibye kuba cyaragize ingaruka ku rugo rwe ariko ngo ni n'ipfunwe ubwo agendana kuba aho anyuze hose mu bazi bye bamuryanira inzara bati nimurebe wa mugore nyina yatwaye umugabo kandi nkaba nterwa ipfunwe cyane no kubona ntambutse abantu batuzi ukavuga ukabona barambaje baravuze ati dore wa mugore mama we yatwaye umugabo wanjye yatambuka ati dore wa mugabo wacyuye nyirabukwe mama wanjye yatambuka ati dore wa mukecuru watwaye umukobwa we tugiye kureba umugabo wawe asigaye muri iyi nyubako kandi bivugwa yuko na mama wawe ari we wagusimbuye nawe baraza gusigaranamo mu gihe washiraho uburinzi ugafatira mama wawe hano muri iyi nzu ahari bizakirwa gute bizitwa ko ari umugore wagusimbuye hanyuma afatwa afungwe n'umugabo wawe kwitegeko ribiteganya iyo umwafatiye undi mu cyaha cy'ubusambanyi kare polisi iri hano nasabye hari abantu babizi nasabye ko niba ibintu byanjye bisohotse basohore n'ibya mama wanjye ariko iki kifu ubusabe bwanjye bwatashijwe agaciro yego bishatse kuvuga ko nyine mama wanjye aracyahawe ikaze muri runo rugo naba mpari cyangwa ndahari wanyu mu muryango uvukana n'abantu bangahe barimo barabyakira gute cyangwa se mwabashe kwicara nk'umuryango ngo bageze ikibazo ufitanye n'umubyeyi ubabyara cyangwa niwe wenyine abyara njyewe ndivukana icyo barakirangije bagiye mu rukiko barabirangije njyewe ndivukana uyu munsi wa none umubyeyi wakubyaye uguhumuriza ari we wakabaye ushyira abantu mu barasakuza mwihagane ukereye kuvuga turamuha mikoro uyu munsi wa none umubyeyi wakubyaye ari we wakabaye aguhumuriza umutima akakubwira ati mwana wanjye komera muri andi magambo uramutse ushwanye n'umugabo wawe wakabaye wahukanira kwa mama wawe noneho wakabaye wahukaniraho ni wowe wiswe kari mukeba wawe wowe uyu munsi wa none ubibona ute aba bana wabyaranye na Christophe igihe bazababona ibi biganiro Christophe nabona ibi biganiro arabifata ate igihe aba bana bazababona ibi biganiro kuri social media Google ntabwo isiba nta nubwo isibama ibi biganiro bizagumaho urabona igihe uzabona ibi biganiro n'abana bawe bakazaba babona agahinda nyina wabo ajugunywa hanze uratekereza ko abana bazabyakira gute bityo hari ikintu kimwe nshaka gusobanura no guklarifiya hari ikintu nshaka guklarifiya ahangaha
nyuma yo gutsindwa urubanza fatirwa imyanzuro y'uko ngomba gusohoka nkasohoka n'amafaranga 170. yego ntabwo nishimiye imyanzuro uko yafashwe. nagiye kujurira mu rukiko rwisumbuye. urukiko rwisumbuye ruvuga ko nta bujurire bwanjye nta shingiro bufite, ahubwo bwongeraho ko icy'abana cyo ntabwo bari bakivuze mu myanzuro ya mbere y'urukiko rw'ibanze. yego urwisumbuye ruhita rushimangira ko abana ahubwo bagomba kubana na papa wabo. ko abana bagomba kubana na papa wabo. uyu munsi njye mfite umwana w'imyaka 9 n'undi imyaka 5. najuriye nsaba ko nagira uburenganzira bwo gukurira abana hakurikijwe imyaka bafite. twese tuzi abana icyo itegeko ribavugaho bitewe n'imyaka bafite. njyewe ndi umumama narabyaye, nta cyaha mfite kiri criminel gishobora gutuma namburwa uburenganzira ku bana nabyaye. umwana uri munsi y'imyaka 7 twese tuzi icyo itegeko rimuvugaho. umwana uri hejuru y'imyaka 7 nawe tuzi icyo itegeko rimuvugaho. abana banjye rero ni urambajije uti abana bazabifata bate? ibi ngibi ubona ndi gukora nibo ndi kuvuganira. yego twese tuzi indangagaciro nyarwanda, tuzi kirazira, dufite umuco, turi abanyarwanda, dufite igihugu. njyewe ntabwo ndapfa, sindi umurwayi wo mu mutwe, nta n'ikindi kibazo kiri fizike cy'ubumuga mfite ku buryo ushobora kwamburwa uburenganzira bwo kurera umwana nabyaye. kuri ibyo rero ntabwo umwana w'imyaka 5 itegeko ntekereza ridashobora kumunyambura. niba ndi kuvuga kano kanya ndi gusaba inzego zibishinzwe, yaba ari iz'abagore cyangwa izirengera inyungu z'abana, ko babyigaho bagakorana ubushishozi kureba uburere bw'abana. ese ko bavuga ngo uburere buruta ubuvuke, n'abahungu n'abakobwa, umwana w'umukobwa n'umwana w'umuhungu. yego uburere buruta ubuvuke. umwana uzakura arerwa na nyirakuru na se, nanjye mpari bazi ko mpari, uwo mwana azakurana uwuhe muco? njyewe sinumva ukuntu umuntu udafite umuco yaha umwana umuco. sinumva ukuntu umuntu udafite kirazira, udafite gutinya sosiyete, udafite gutinya icyo abantu cy'abantu batekereza ku bikorwa byabo yagahawe umwana. nubwo twe tubyara abana ntabwo ari abacu, abana n'ab'igihugu. nibo babyeyi b'ejo, nibo Rwanda rw'ejo, nibo bayobozi b'ejo. iriya vatiri Christophe twaye ni yanyu? yacu. yanditse mu mazina yanyu? yanditse ku mazina ye. yanditse ku mazina ye. urateganya iki ku mitungo? hari inyubako, iparisera, inyubako ndetse n'iriya modoka, hari n'akazi akora. ku bijyanye n'amashuri y'abana urukiko rwateganyije iki? muri ibyo 170 harimo ko uzajya ugabana n'umugabo kwishyura abana amashuri, cyangwa byose niwe uzajya ubikora hanyuma wakugenere 170 ubukode bw'inzu ndetse no kurya? ubwo ni ukuvuga kuko ari wowe wagumanye abana, byitwa ko ari we ufite responsibility zose, nubwo bitanditse mu myanzuro. yego ariko nkanjye n'umubyeyi ntabwo kurera abana banjye ni inshingano, kubakorera ibyo ngomba kubakorera ni inshingano, ntabwo ari ibintu najya gusiganira nawe mu gihe cyose mbishoboye. yego waba polisi wayigaragarije ko mama wawe ukubyara ari ugusenyeye, cyangwa se wabyihoreye hanyuma abanyamihanda nibo babitubwiye, abanyamihanda babitubwiye, polisi wayigaragarije ko mama wawe ari ugusenyeye, ko hari ibintu byiwe bigomba gusohoka nkuko nawe usohotse? polisi ije gucunga umutekano w'abantu n'ibintu bien sûr, kandi ndabashimira bakoze akazi kabo neza. ibijyanye no kumenyesha ko hano hari bimwe ibintu bya mama wanjye nifuza ko byasohoka bikagiwe, ni ibintu nasabye, mbisaba uwitwa umugabo wanjye, mbimenyesha umuhesha w'inkiko, mbisaba polisi yari hahagaze, ariko icyifuzo cyanjye ntabwo cyahawe agaciro. icyifuzo cyawe nticyahawe agaciro. mu rwego rwo kurengera ubusugire n'umutekano w'abantu n'ibintu, polisi wayibwiye ko ibyo bintu nabyo byasohoka, kuko mama wawe ari umwe mu batumye usohoka mu nzu, polisi ntiyabiha agaciro? ndumva hari abantu babizi nabivuze bahari.